reka twongere tubifuriza amahoro y'Imana no kumererwa neza aho muri kudukurikira muherereye hose. Twizera yuko mwamaze gukora subscribe. Mu biganiro byacu byatambutse hari ikiganiro twabagejejeho kikubwira uburyo ki ushobora kumenya ko twite umwana w'umukobwa utiriwe ujya kwa muganga. Kutwereka ko mwakunze icyo kiganiro mukora subscribe nizo mbaraga zacu kugira ngo tubagezeho ikiganiro cya kabiri kikubwira noneho ibyo ushobora gushingiraho ukamenya yuko utwite umwana w'umuhungu utiriwe ujya kwa muganga. Abahanga bavuga yuko hari uburyo bubiri bwo kugaragaza igitsina cy'umwana utwite. Ubwa mbere ni ukujya kwa muganga bakakunyuza mu cyuma, icyo bita ngo ni uguca muri ecography, hanyuma bakakubwira igitsina cy'umwana utwite. Ariko kubera yuko no mu gihe ibi byuma bitari byagatangiye gukoreshwa, hari abantu bakubwiraga igitsina cy'umwana utwite kandi ko wazabyara ukabona birahura. Ahangaha rero tugiye kukugezaho ibindi bimenyetso ushobora gushingiraho ukamenya igitsina cy'umwana utwite. Cyane cyane ahangaha turavuga ku bimenyetso ushingira kugira ngo umenye ko utwite umwana w'umuhungu utiriwe ujya kwa muganga. Ikimenyetso cya mbere ni ukubyuka wumva umeze nkaho urwaye. Iki ngiki ni ikimenyetso gishobora kukubwira igitsina cy'umwana utwite. Kuramuka urwaye ni ikimenyetso cyakwereka ko utwite umwana w'umuhungu. Dr. Geta Venkat, Director of Harry Street Fertility Clinic, yavuze yuko mu gihe umugore atwite umubiri we urekuza umusemburo wa estrogene mwinshi. Uyu musemburo rero ngo igihe umugore atwite umwana w'umuhungu urekuza uyu musemburo mwinshi cyane. Ibyo ngibyo akaba ariyo ntandaro yo kuramuka yumva ameze nkaho yatwite. Noneho nuba utwite ukaramuka wumva umeze neza nkaho nta cyabaye, aho ngaho umenya yuko utwite umwana w'umukobwa. Ikintu cya kabiri gishobora kukubwira yuko utwite umwana w'umuhungu ni uguhinduka k'ubwiza bw'uruhu rwawe ndetse n'umusatsi. Ahangaha naho mujya mubona yuko iyo umugore atwite akenshi na kenshi habaho guhinduka ku buryo agaragara inyuma ku ruhu ndetse n'umusatsi. Ukabona ku ruhu yarakeye, afite umubiri utoshye, yabaye nk'umwana ndetse n'umusatsi we ukaba mwiza. Ngo ahangaha iyo umugore ageze guhinduka k'ubwiza bw'uruhu ndetse n'umusatsi aba atwite umwana w'umuhungu. Naho ibi ngibi bitabaho ukabona yaratwite ariko akaguma asa nk'uko yari ameze mbere yo gutwita, ahangaha aba atwite umwana w'umukobwa. Icya gatatu cyakubwira yuko utwite umwana w'umuhungu ni ukugira ibyo urarikira. Ngo kurarikira ikintu kimwe gusa igihe utwite biba bifite aho bihuriye n'igitsina cy'umwana uzabyara. Ngo iyo utwite ukararikira ibyo kurya bisharira uba uzabyara umwana w'umuhungu, bivuze uba utwite umwana w'umuhungu. Noneho waba utwite ukarikira ibyo kurya biryohereye ukaba uzabyara umwana w'umukobwa. Ikintu cya kane ushobora gushingiraho ukabona yuko utwite umuhungu ni uburyo umutima w'umwana uteramo. Ahangaha bavuga ko umutima w'umwana iyo utera inshuro ziri munsi y'140 ku munota aba ari umwana w'umuhungu. Naho byajya hejuru y'inshuro 140 ku munota ukamenya yuko utwite umwana w'umukobwa. Ikindi kimenyetso ushobora kugenderaho ukabona yuko utwite umwana w'umuhungu naho ubona aherereye mu nda igihe utwite. Burya ngo iyo utwite ukabona inda yawe irahagana hasi umenya yuko utwite umwana w'umuhungu. Naho watwita ukabona inda yawe irahagana hejuru ukamenya yuko utwite umwana w'umukobwa. Ariko ngahangaha bitewe n'ingobyi y'umugore n'imiterere y'umubiri we wihariye bishobora kunyurana. Ikintu cya gatandatu ushobora gushingiraho ukabona yuko utwite umwana w'umuhungu ni uguhinduka kw'ingano y'amabere. Burya ngo iyo umugore atwite ingano y'amabere irahinduka ariko ntihinduka ku buryo bungana, ibere ry'ibumoso n'iry'iburyo. Ahangaha rero ngo mu gihe utwite ibere ry'ibumoso ari rinini kuruta iry'iburyo umenya yuko utwite umwana w'umukobwa. Naho ibere ry'iburyo ryaba rinini kuruta iry'ibumoso ukamenya yuko umwana utwite ari umuhungu. Icya karindwi ushobora gushingira ukamenya igitsina cy'umwana utwite niba ari umuhungu ngo ni uguhinduka kw'imoko ndetse n'ubuso buyigaragiye. Ahangaha bavuga yuko ngo guhinduka kw'imoko ndetse no guhinduka kw'ibara rigaragiye imoko bigaragaza igitsina cy'umwana utwite. Ngo kuko iyo ubuso bw'imoko bubaye umukara cyane uba utwite umuhungu, naho hatagira igihindukaho kinini ukamenya yuko utwite umukobwa. Ikindi ni uko ngo inzozi urota nazo zifite aho zihuriye n'umwana utwite. Ngo gurya iyo utwite umwana w'umukobwa ukunze kurota utwite umwana w'umuhungu, naho waba utwite umwana w'umuhungu ugakunda kurota utwite umwana w'umukobwa.
Ikindi gishobora kukubwira igitsina cy'umwana utwite ni uruhande ukunda kuryamira. Ngiyo ukunda kuryamira uruhande rw'ibumoso uba utwite umwana w'umuhungu, naho wakunda kuryamira uruhande rw'iburyo ukaba utwite umwana w'umukobwa. Gurya ngo kurya tungurusumu bishobora kukubwira igitsina cy'umwana utwite. Mujye mwumva yuko umuntu iyo yariye tungurusumu imuhumuraho, ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko bigenda ku mugore utwite. Ngo iyo utwite ukarya tungurusumu warangiza ukumva impumuro yayo mu ruhu, umenya yuko utwite umwana w'umuhungu. Noneho warya tungurusumu mu gihe utwite ukaba utabasha kumva mu ruhu rwawe yuko wariye tungurusumu, umenya yuko utwite umwana w'umukobwa. Muri aka kanya tugiye kureba iyo umuntu atwite umukobwa abibwirwa n'iki. Ni ibiki abantu bashobora gushingiraho bavuga yuko waba utwite umukobwa. Hari abavuga yuko gurya igihe utwite ariko ukajya wumva umeze nk'urwaye cyane cyane mu gitondo, uba utwite umwana w'umukobwa. Gutwita ubwabyo ntago ari uburwayi, ariko kumva umeze nk'urwaye cyane cyane mu gitondo ubyutse cyangwa se amasaha ya mu gitondo, ubwabyo bishobora kuba hari ikintu bisobanura ku gitsina cy'umwana utwite. Rero igihe utwite ukumva ukunda kumera nkaho urwaye cyane cyane mu masaha ya mu gitondo, icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko umwana utwite ashobora kuba ari umukobwa. Ubushakashatsi bwakoze mu mwaka wa 2017 bwakorewe ku bagore benshi batwite, bwagaragaje yuko abagore batwite abana b'abakobwa ubudahangarwa bw'umubiri bwabo bugabanyuka cyane ugereranyije n'abatwite abana b'abahungu. Nanone ku bijyanye n'ibyishimo, akanyamuneza umugore ashobora kumva bishobora kuba byamubwira igitsina cy'umwana atwite, niba yaba ari umuhungu cyangwa se umukobwa. Ngo gurya iyo umugore akunze kumva akanyamuneza kazamuka, mbese gahora gahinduka, akumva arushaho kugubwa neza, gurya ngo aba atwite umwana w'umukobwa. Ngo gurya kugira ngo umugore utwite aba yagira ibyishimo cyangwa se akumva afite akanyamuneza mu mubiri we, biterwa n'imihindagurikire y'imisemburo iba yarabaye mu mubiri we. Umugore utwite ngo agira umusemburo wa estrogene uzamuka ukajya hejuru. Ngo iyo musemburo uzamutse n'ibyishimo mu mubiri birazamuka. Ikindi kintu gishobora kukubwira yuko utwite umwana w'umukobwa ni ukwiyongera kw'ibiro mu gihe utwite. Umugore mu bihembwe bitatu atwita kugira ngo abyare, ntago ariko ibyo bihembwe byose agira kwiyongera kw'ibiro bigize umubiri we ku buryo bungana. Igihembwe cya mbere ni ukuva umugore asamye kugeza ku kwezi kwa gatatu. Igihembwe cya kabiri ni ukuva ku kwezi kwa gatatu ukageza ku kwezi kwa gatandatu, naho igihembwe cya gatatu ni ukuva ku kwezi kwa gatandatu ukageza ku kwezi kwa 9, ari nabwo amezi 9 aba yuzuye yayandi umugore abyariraho. Ariko gurya ngo iyo umugore ageze kongera ibiro mu gihembwe cya kabiri akabona ibiro bigize umubiri we byarazamutse cyane, aho ngaho ngo ni ikimenyetso cyerekana yuko atwite umwana w'umukobwa. Naho yakiyongera ibiro mu gihembwe cya mbere, aho ngaho byerekana yuko atwite umwana w'umuhungu. Hari n'abandi bavuga yuko gurya iyo umugore atwite yanda ureba imaze gukura ukabona iri hejuru ntago yigiye hasi, aho ngaho bavuga yuko umugore atwite umwana w'umukobwa. Ikindi gishobora kukubwira yuko utwite umwana w'umukobwa ni igihe wumva wakunze kuba warya isukari cyane, gukunda kurya isukari igihe utwite. Ngo gurya abagore batwite abana b'abakobwa bumva bakunze kurya isukari mu gihe batwite. Akenshi na kenshi iyo umuntu atwite agira ikintu akunda kurya akagira n'ibyo yanga, kabone n'iyo yaba ari ibintu yaragabwa akunda mu buzima busanzwe ukabona yabyanze, ahubwo ukabona yakunze kurya ikintu atakundaga kurya. Rero iyo umugore atwite akabona yisanze yakunze kurya isukari cyane, aho ngaho ni ikimenyetso cyerekana yuko atwite umwana w'umukobwa. Naho yakunda kurya umunyu cyane akaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko umwana atwite ari umuhungu. Ikindi nanone abagore batwite biyumva mu buryo butandukanye. Gurya uburyo wiyumvamo nabwo bushobora kukugaragariza yuko umwana utwite ari umukobwa. Ngo iyo umugore akunze kugira umunaniro mwinshi, akumva akunze kugira ubwoba cyangwa se guhangayika birengeje, icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko atwite umwana w'umukobwa. Biterwa nuko ngiyo atwite nanone mu mubiri haba umusemburo wa cortisol. Uyu musemburo ngo uzamura icyo bita stress, kumva utabuwe neza, mbese ukumva ugubwe nabi. Icyo ngicyo akaba ari ikimenyetso nacyo cyakerekana yuko utwite umwana w'umukobwa. Rero abashakashatsi bavuga yuko ngo igihe uyu musemburo wa cortisol ari mwinshi mu mubiri igihe utwite, uba ufite amahirwe yo kuzabyara umwana w'umukobwa. Mu mwaka wa 2013 hakozwe ubushakashatsi. Nyuma y'imyaka 2 habayeho umutingito ukomeye cyane ku kirwa cy'Ubugereki cyitwa Zakynthos.
yerekanye yuko igipimo cyo kubyara abana b'abakobwa cyiyongeye cyane kuruta uko abana b'abahungu bavukaga. Bivuze ngo igipimo cyo kubyara abana b'abakobwa cyariyongeye, naho kubyara abana b'abahungu biragabanyuka. Ako kwiyongera kuvuka kw'abana b'abakobwa byatewe n'imihangayiko abagore babaye nyuma yuko uyu mutingito ushegeshe iki kirwa. Gurya kandi nanone ikindi kimenyetso gishobora kukwereka yuko umwana utwite ari umukobwa ngo ni ukugira uruhu rukeye ndetse n'umusatsi ubona ko utoshye. Hari abavuga yuko gucya k'uruhu ndetse no gutoha k'umusatsi ari ikimenyetso ubwacyo cyerekana yuko utwite umukobwa, ariko ibingibi bavuga yuko nta wabitindaho kuko bishobora guterwa n'ibyo uri kurya cyangwa se n'imisemburo yindi yabiri mu mubiri wawe, kuko akenshi na kenshi iyo umuntu atwite yisanga yahinduye ibyo arya. Rero ngo guhindura ibingibi burya ubwabyo bishobora guhindura uko uruhu rwawe n'umusatsi bisa. Ikindi ni uko hifashishijwe ibyuma byakozwe n'abahanga bishobora kugaragaza uburyo umutima w'umwana uteramo akiri mu nda ya nyina. Rero gutera vuba ni ikimenyetso gishobora kwerekana yuko utwite umwana w'umukobwa. Iyi ngiyi ni Ingando Online. Tukwibutse ibingibi tukugejejeho n'abahanga bavuga yuko na bya bipimo bakoresha kwa muganga bareba igitsina cy'umwana yuko biba bitizewe 100%. Ngo kuko bitewe na position umwana afite mu nda ashobora kuba ahishe igitsina cye. Noneho mu gihe waba uri gukoresha ibyuma bya gihanga kugira ngo urebe igitsina cye, ukaba wabyitiranya ukabwira umuntu yuko atwite umuhungu kandi atwite umukobwa, cyangwa ukambwira yuko atwite umukobwa ariko atwite umuhungu. Ibi ngibi yazabyara akabona ibyo bamubwiye bitandukanye n'ibyo abonye. Ngo uburyo bwiza bwo kumenya igitsina cy'umwana utwite ni ugutegereza ukabyara, hahandi umureba ukabona igitsina cy'umwana wavutse. Iyi ngiyi ni Ingando Online. Tukwibutse niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikora ni aka ngaka. Numara kuyikora uze gukanda kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibintu byacu ko tubishyizeho ako kanya.